Mubyawe waricaye uratekereza uzi ko umpemukiye, ariko reka nkubwize ukuri wari wihemukiye. Ubugome bwose wankoze muri wowe narabubonye, nta no kongera no kukwizera habe na gato. Ese ibi byose wabitewe n'iki kugira ngo umpemukire? Ariko hari amagambo wambwiye numva niyo koko, ngo burya ngo uzasanga inshuti zawe arizo zaguteranyije mu rukundo njye nawe tukabasha kuba twabireka. Ese uzi ko burya wamutse unkatira nabuze ibitotsi, bitewe n'uko wambwiye amagambo atoroshye ngo yatariki ya mbere. Reka nkubwize ukuri, nagiye kumva numva urampemukiye cyane. Ngo reka nkubwire ngo njyewe uko nitwa kose, ngo ubu aka kanya njye nawe si tukiri kumwe. Ngo higire ubuzima bwawe ndeke umere nk'uko wari umeze, tutari twabonana nk'uko wari uteye. Kubyiyumvishamo muri njyewe byarananiye, bitewe n'uko depresiyo y'urukundo yafashe. Nakwizereyemo cyane nzi ko tuzabana, ariko dore ugize gutya ngo urantengushye. Ese basi wanjijije ko yuko nta bukaro mfite, ariko twari kuzabana tukanabuhiga. Ese uribuka amajoro twararanye njye nawe turi kumwe turimo ducembana nta n'ikibazo, umbwira ati urakana keza cyane, ati ngukumbuye kuza kubona uri umugabo wanjye. Turyamanye mu buriri turi kumwe dupfumbatanye, ariko ibyo bigatuma bimpa icyizere cyane. Nakoze uko nshoboye kose kugira ngo nzitange, naguze imbunda n'iki cyose kugira ngo mbashe kuba nakwegukana, ariko abajeni dore bagize gutya barakuntwaye. Ubu nasigaye mu gahinda gakomeye cyane, ubu ngubu ndi kwirerutsa ndenda no kwiyahura. Ese mbigenze gute mungire inama? Uru rukundo ko numva ukomeje kumbata, mpora ntekereza ikintu nakora ngo ngarukire, ariko nkasanga byose biri kuba zeru. Ese basi nzabigenze gute basi? Wakongeye ukambwira yuko njyewe unkunda, ndi gushira ndimo gupfa basi ndi kubyumva. Ese basi wambabariye ukambwira ko unkunda?